ariko urumva ntitwari tumaranye wenda n'ukwezi ariko amenya ko nari umuntu w'ihiko. Ubu rero ubwo kuri uwo munsi w'itariki ya 7 mbara ko navuye mu mva gatatu. Mu mva gatatu. Ubwo umuryango wagiye kuba ruje ryari kuyahe matariki kuri 13? Jewe urumva nari mbaye nk'usubira inyuma nerekana roseti cyangwa itariki ya 7 z'ukwa kane ukuntu nahuye n'ibibazo bikomeye nubwo ntabwo ari zabyo, ariko urumva navuye mu mva gatatu. Noneho yansize nko mu saa 9 saa 10 agusize iwe mu rugo aho. Noneho rero arambwira tuzaguma hano ntuzahave, ariko ubwo mu mugoroba wa joro nka saa 12 mbona nyine baje ku byo bita gufuya, baje gusahura, baje gusenya muri urwo rugo. Noneho biba ngombwa ko mpava. Hariya munsi ya perezidanse kubw'Imana aho navuye nk'umuntu, mbese nko kurya Bibiliya ivuga ngo umuntu guvamo nk'ukuwe mu muriro. Icyo gihe narahavuye n'abantu bari bagiye kutwica baratangara, barambwira bati we ntabwo uzapfa uzabaho, ati ubundi nta muntu uva hariya. Ubwo babanyanyagijemo amasasu, buhiri, imihoro. Wowe ayo mahirwe byageze gute se? Amahirwe nyine, amahirwe umuntu wari uyoboye mbese aho muri Croix Rouge nkagenda bakaba bazi ko birangiye, bajya kubona bakabona ndagarutse, bakagira ngo ni nk'umuzimu wanjye ugarutse, ariko ari jyewe nyine umugore yariza yihanaguye. Umunsi umwe ku itariki ya 14 z'ukwa gatanu twongeye kubaha ikaze inshuti za Justin TV Show. Twongeye kubakira kuri iyi channel yacu, tubifuriza amahoro aho muri hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda, abari ku yindi migabane y'Amerika, Burayi, Australia n'ahandi hatandukanye. Mutwereka ko burya mudukurikira ibiganiro byacu ko bimwubaka. Twongeye kubaha ikaze ikiganiro tugiye kugirana na pasiteri mu kanya agiye kutwibwira, adusangiza urugendo rwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Pasiteri tuguhaye ikaze. Murakoze. Tuguhaye ikaze rero, watangira wibwira abadukurikiye bakurikira ishene yacu ya Justin TV Show. Murakoze. Nitwa Mpambara Bonaventure, nkaba ndi umupasiteri muri ADEPR. nararokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Rwari urugendo rumeze gute? Uyu munsi wa none turibuka ku nshuro ya 29. Ese urwo rugendo waciyemo rwari rumeze gute? Wadusangiza ku buhamya kugira ngo abatari bari mu gihugu, abari mu gihugu n'abandi ndetse bavutse nyuma ya jenoside babe babasha gusobanukirwa amateka. Nibyo, ntawavuga igihe cya jenoside atabanje kuvuga mbere ya jenoside, yageza kwihuta. Ariko nkuko iwacu bambwiye navutse muri 1963, nabwo ari mu gihe cy'intambara. Wabonaga nyine ibijyanye na jenoside byari byaratangiye muri 1959, ariko mvuka muri 1963. Bityo rero ngo mvuka twarahunze tukajya turara mu gisambu, nubwo bitari bifite intera nk'iyo mu gihe cya jenoside, ariko ntabwo byari byoroshye. Urumva nk'uko batubwira twagumye za 1964 na 1965, byabaga bitoroshye. Ariko ibyo nibuka cyane cyane nko kugera muri 70 ntangiye primaire, nabwo ibyo bintu by'irondamoko by'irondakoko byari biriho cyane. Muri 73 ubwo nari mfite imyaka 10, nabwo twabonye ku misozi batwika
ku buryo rero nabwo bitari bitworoheye nubwo twari abana ariko hari byinshi twabonye. Bigeze muri 1976 dusoza amashuri ya primaire nabwo banyangirije dosiye ibyo bitaga fiche signatique. Ubwo nyine mbese kubera ibintu by'amoko bangiza iyo fiche signatique. Yabaga ari fiche imeze ite? Yabaga ari fiche iriho umwirondoro ariko irimo n'ikintu cy'ubwoko. Ubwo rero iyo wabaga handitsemo kuri umututsi ntabwo gupasa cyangwa se gutsinda byabaga byoroshye, cyane ko kera bitabaga no gutsinda byabaga kwemererwa. Byabaga ari ukuvuga ngo wemerewe kwiga. Ubwo rero nashoboye gusibira na 27 ntibyashoboka. Ubwo kubera kudashoboka nyine data anjyana i Bugande kwigayo. Ndagenda ndigayo nabwo kubera intambara. 79 ndagaruka kubera ko nta buryo bwo kwiga bundi naje kwiga ibintu by'imyuga. Buriya Pakope yaje nyuma y'icyo gihe, nibwo buriya abana b'abatutsi bashoboye kwiga muri Pakope nayishinzwe n'umugabo witwa Shamukiga nawe wari umututsi. Pakope cyari ikigo cy'ababyeyi ariko urupromoteri cyangwa se umuntu wabihagurukiye yari umuntu ukomeye cyane witwaga Shamukiga Charles, nawe yapfuye muri jenoside. Ariko nibwo abana b'abatutsi batangiye kwiga, urumva rero batangiye kwiga njyewe naravuye mu nzira. Cyari prive. So urumva twabaye muri struggle y'ibintu by'irondamoko nyine kuva icyo gihe cyose. Kubona akazi byari ibibazo. Nkaba nakora nk'amezi 5 ngashoma imyaka 2 cyangwa 3, nakora amezi 9 kandi ushoboye ariko umuntu ntagahabwe. Nuko rero bigeze muri 90 nabwo urumva naravuye hano Kacyiru naragiye gutura Ikinyinya. Urumva nari nturanye n'ikigo cy'ikami, nabwo baza kunyica, Imana ikinga ukuboko. Nguma kuhura icyo gihe bakwiciraga iki se muri 90? Byabaga ari ibibazo by'amoko. Urumva ko nari umwimukira bahitaga babona ko ndi umututsi nyine bakavuga ati uriya ni inkotanyi. Cyane ko nta n'akazi nagiraga, babonaga situation mfite cyangwa imibereho mfite bagatekereza ko mfite isano na relation n'inkotanyi. Ati buriya ararya amafaranga y'inkotanyi. Nuko nguma kugira menace, nguma kugira mbese gutotezwa. Bigeze muri 92 nibwo nyine data yambwiye ati umwana wanjye kugira ngo uzabe ugasi ahantu tutari kumwe, uzagaruke hano tuzapfire hamwe. Ubwo 92 ngaruka hano Kacyiru aho nari mfite na inzu turabanye. Jenoside iza kuba nyine turi ku Kacyiru. Mu gihe cyo Kacyiru rero nyine itangiye, ubwo hatuje guhunga. Bati umuntu uhunga abagaragaje ko ari inyenzi. Bemerera abagore n'abana kuba bahunga. Nibo bahunze rero bahungira muri ntuza muri Croix Rouge. Ngiye nguma hano kugeza ku itariki ya 13 z'ukwa kane. 13 z'ukwa kane nibwo nagiye muri Croix Rouge, ndahaba amara ukwezi kose, ijoro n'amanywa nyine. Croix Rouge ninde wabakiriye? Twari tuhemerewe nyine kuhinjira, kuhahungira. Kandi isuye inyuma nyine urumva mbere ko jenoside iba n'ubundi naje gukora muri Banque Populaire, ariko nkumva 3 kwa 94 baranyirukana ngo ndi inyenzi. Njya kuba umuzamu ku munyamerika wakoraga muri Minuar. Ni nawe wambwiye urupfu rwa perezida
arambwira ati ndaza kugufasha nkevakiwe nkutabare n'umuryango wawe ariko ntabwo byashobotse ku itariki ya 7 byaranze kugeza ubwo yansezeye abonye ko bidashobotse ati uzagume hano ntuzave hano ukibaza impamvu yamenyaga ko wenda nabyo bikakuyobera amakuru bari bayafite ariko urumva ntitwari tumaranye wenda n'ukwezi ariko amenya ko nari umuntu w'ihigo ubu rero ubwo kuri uwo munsi w'itariki ya 7 mbara ko navuye mu mva gatatu mu mva gatatu ubwo umuryango wagiye kuba ruje ryari kuyahe matariki kuri 13 Jyewe urumva nari mbaye nk'usubira inyuma nerekana roseti cyangwa itariki ya 7 z'ukwa kane ukuntu nahuye n'ibibazo bikomeye nubwo ntabwo ari details zabyo ariko urumva navuye mu mva gatatu noneho yansize nko mu masaa 9 saa 10 agusize iwe mu rugo aho noneho rero arambwira tuzaguma hano ntuzahave ariko ubwo mu mugoroba wa joro nka saa 12 mbona nyine baje ku byo bitaga gufuya baje gusahura baje gusenya mu rugo noneho biba ngombwa ko mpava hariya munsi ya perezidanse kuri ntuza kuri side cyangwa se kuri ruhande rwa ruguru kuri ya ruzamuka kuri UNICEF hari hakiri inzira ndaje rero nagombaga kumanuka hariya kuri RBA ariko ngeze kuri uriya muhanda binjira muri perezidanse usanga bahatwikiye amapine hari umwijima w'icuraburindi ukomeye ingaruka rero kuri katolike abari umanukira hariya nyine hari eglise katolike ndamanuka urumva navukiye narinzi ndagenda ntambika rero munsi y'amashuri mpageze nabwo nahuye n'igitero cy'interahamwe ubwo zigiye nko kunyica nabwo uwari uziyoboye ntatse arambaza ngo ndinde ndamwibwira arangije avuga ati asaba izo nterahamwe yarayoboye ko batanyica kuko nzi yarananzi kuko urumva yajyaga dukinguza muri banki populaire twakinze wowe mu mategeko iyo bakinze ariko yadukinguzaga tugakingura ndaza rero hano harara mu rugo nyine harara induru zivuga abantu bicana bibazo ubwo rero nyine ku itariki ya 8 abo babyeyi cyangwa abo mama n'abana bemerewe guhunga ariko abagabo basaba ko ugenda ubwo yiyemeje tuguma rero hano muri quartier dukerakera no ku muntu yabyita mu Kinyarwanda hari barumuna banjye babiri bari bagiye bakajya babeshya ngo barimo barabarasa ngo barimo barabarasa ngo bagiye Gacuriro wari umusozi nawe ariho abatutsi benshi bo bari babimenye bahita bahunga nsigana na murumuna wanjye umwe nuko tuguma aho rero mu minsi nk'itanu twagumye hano ku buryo inkotanyi zavuye Kinihira zambuka hano tuzireba ku itariki ya 9 ariko ntitwabimenya ko ari zo ko noneho rero nayimvuze menshi bigeze kuri 13 nibwo nashoboye kujya muri Croix Rouge aho nsanga nyine umugore n'abana bari bagiye njyewe nasigaye muri quartier nyine nk'icyo cyo kuvuga ngo umugabo nahunga bagaragaje ko ari inyenzi bigeze rero icyo gihe muri Croix Rouge iyo tariki ya 13 narahabaye mu mwuka mubi cyane ubwo bigeze ku itariki ya 1 z'ukwa 5 ndabyibuka hari abantu bene wacu bazanye n'umugabo nawe wari inshuti yanjye wari perezida wa Hoziyana witwaga Chrysostome bavuye i Gasave nyine urumva abandi bari barahunze basigara i Gasave mu nzu bikingiranye nuko ariko bigeze ku itariki ya 1 baraza baje rero kuko uwo mugabo nyine witwaga Chrysostome wari perezida wa Hoziyana bari bamuzi kandi bene wabo bamaze gupfa baguye muri Croix Rouge ubwo nyine yari umuntu ushakishwa ngo no muri Croix Rouge baraje barabatera abandi barimo barapfa barabica cyane ko nyine hari nka zone bita Rouge
urumva twari hagati no hagati. Ni ukuvuga ko haruguru ya Croix Rouge habaga hari ingabo z'u Rwanda, munsi ya Croix Rouge muri Tegisirwa hari inkotanyi, urumva. Ubwo rero nyine turi hagati mu bibazo bikomeye. Ubwo rero twabaye gutyo, twebwe twabonaga nyine twarapfuye, byararangiye, nta cyizere cyo kubaho. Umuntu yarabyukaga akajya gusenga, nta rusengero rwari ruhari, ariko twagiye akantu bita hangari, niko najyagamo, tukaririmba tugasenga, nkigisha abantu gusenga, nkaririmba gutyo. Interahamwe zaza zikantwara, nkagenda, bakaba bazi ko birangiye, bajya kubona bakabona ndagarutse, bakagira ngo ni nk'umuzimu wanjye ugarutse, ariko ari jyewe nyine, umugore yarize yihanaguye. Umunsi umwe ku itariki ya 14 z'ukwa gatanu, hari kuwa gatandatu, baraje twese badutwara, bagiye kutwica muri Croix Rouge, batuzamuye ahantu harya haruguru nyine ya Croix Rouge, ahantu bitaga Region Sanitaire, harya haruguru y'umuhanda, ahantu bitaga muri kariyeri gutyo, munsi ya polisi. Icyo gihe rero baradutwaye, ariko abagore bari bafite abana barira cyane, bararize nyine, bo babakuramo, twebwe batujyanye. Imana n'igitangaza, ishobora byose. Icyo gihe baratubwira bati nimupfukame, nyine turapfukama twese ku murongo, tujya hagati ku ruhande rumwe bakoresha udufuni, ahandi bakoresha imbunda. Kubw'Imana aho navuye nk'umuntu, mbese nko kurya Bibiliya ivuga ngo umuntu guvamo nk'ukuwe mu muriro. Icyo gihe narahavuye, n'abantu bari bagiye kutwica baratangara, barambwira bati we ntabwo uzapfa, uzabaho, ati ubundi nta muntu uva hariya. Ubwo babanyanyagijemo amasasu, ubuhiri, imihoro. Wowe ayo mahirwe byagenze gute? Amahirwe nyine, amahirwe umuntu wari uyoboye mbese aho muri Croix Rouge, we yaraje ankura hagati y'abandi, avuga ngo uyu nguyu we ntarimo, mbese ankura mu bandi. Urumva nari hagati y'abandi, bamwe babicisha amafuni, abandi babicisha imbunda, hari ibyo bita gushyira muri automatique. Umuntu baramurasaga nk'amasasu nk'8-10. Noneho jyewe mvamo gutyo. Ubwo umugore ariyo, we yasigaye wese bari babasize, bo bari babasize ko bari bafite abana bato barira. Uwo munsi rero nyine ndarokoka, kandi n'uwo muntu ahubwo wicanaga aravuga ati kubera ikintu kikubayeho mbonye nk'igitangaza, ati ahubwo nzaguhungisha. Ambwira umunsi azaza, ntiyaje. Bigeze ku itariki ya 18 nibwo nashoboye guhunga, mbona ko nta mahirwe yo kurokokera aho ngaho. Vugana n'abavandimwe bake twari turi kumwe, nyine bari barabisabye kenshi bati wahunze ko twebwe tubona twapfuye, nyine bari barabarashe. Ariko nkabona nanone kubasiga nabyo ni ibibazo. Ariko nyine mbona ko duza kubona ko nyine dukwiye kwemera ko bamwe bapfa abandi bagakira. Dusezeranaho uwo munsi, wa muntu yarantengushye ntiyaza. Noneho kandi namaze gusezera, namaze kubivuga, niyemeza nyine gusohoka mu kigo. Nasohotse mu kigo cya Croix Rouge mu gitondo cya saa 9, ariko nageze muri ADPR mu Gakinjiro. Nahageze nimugoroba joro. Urumva ni urugendo umuntu yakoresha isaha kuva hariya muri Croix Rouge ujya kuri ADPR mu Gakinjiro, ariko ntiyanagera. Ariko nahakoresha hafi amasaha 10 n'angahe. Ubwo rero ho yari struggle nayiteye ubwoba, kubera ko nageze ku Kinamba mpahura n'umujandarume warunzi, arambwira ati kuki wajyaga kuri ADPR? Kuki wajyaga kuri ADPR yo mu Gakinjiro? Kujya muri ADPR numvaga ko nshaka gupfa gikristo, cyangwa
ngomba nshaka by'Imana ubwo bari barambwiye ko ariho hari abarokore bari abakristo ariho nakijwe muri 1982 noneho rero urumva niho natekereza ko ari ubuhungiro bugize kuko numvaga ko ari byo byiza ubwo rero aho turi muri iyo nzira n'ubundi interahamwe zaranyatatse urumva nyine nahuye n'umujandarume twari tuziranye arancekinga kuri bariyeri arambwira ati arya kara nk'umuntu twari tuziranye arambwira ati rero hungira ku Gisozi nudahungira ku Gisozi ntabwo urokoka ariko ubwo nari mfite amakuru yo muri ADEPR cyangwa aho ngaho najagungira ndamubwiye nti mbaragarira nishakira mu mujyi ubwo rero njyanye ancisha harya haruguru nyine urumva position cyangwa se inzira ubundi yemewe yari uguca by'umuhanda ukanyura harya hejuru y'umuhanda ariko giye kuko nari nzi kandi numva ko mpitamo guca inzira ziriya zo hejuru y'umuhanda none ndamubwiye nti wowe mfasha ngere hariya hejuru ndijyana ntabwo ariko urumva nyine yaramperekeje bo bangenda ibyo bita kugenda uruhungi umuntu interahamwe ziba zabibonye tugitandukana zahita zingwaho ziravuga ziti turi inyenzi ntabwo ndi inyenzi turi inyenzi ibintu nk'ibyo zimbazaho nturutse ndazibwira zirambwira ziti rero kuko utaciye mu nzira yemewe tugiye gusubiza mu nzira yemewe tumenye impamvu waciye utagize ubwo nyine baramanutse baranjyanye manuka hariya ku rusengero rwa ADEPR rwo ku Kinamba hari rwari rutarahaba hari kontineri barangarura mu muhanda ngaruka kuri kazu ka etaje ka mbere kari k'abadiabetike niko kari gahari izindi zari noneho rero ntarahagera nagize umugisha wo guhura n'abasirikare babiri bikana bari banzi barambaza bati murakore bigenze biti bagiye kunyica yuko ngo ndi inyenzi abo basirikare babiri baravuganye bati reka dusubire inyuma tujye kureba icyo murokora azira no baragarutse rero tugeze kuri position cyangwa se aho hari nka headquarter noneho mpageze nkasanga wa muntu wari wandokoye ku itariki ya 7 warunzi arambaza ngo mpambara bageze hano uti ndamubwiye nageze nkunga bandega ibirego nk'ibyo bareze Yesu mbese kwa Pilato bamubwira ukuntu ntanyuze kuri bariyeri naciye ku ruhande bamaze kubimubwira bamaze bongerekanya amagambo nyine ahita avuga ati genda hariya ibyo turabyiga mbese ubwo nuvuga ngo yarantanze mu babimenyereye ngira umugisha rero w'abasirikare babiri abasirikare babiri bahita bashayije imbunda baravuga bati uyu muntu turamuzi niba ari inyenzi turamwicira ariko niba atari inyenzi akaba ari uvuga ngo ni ukubera ubwoko ntabwo tuzatsinda intambara barashaje bati nimutwereke ibimenyetso by'uko ari inyenzi noneho barabibura hari akantu k'agakapu nari mfite umugore yataye kuri ya position cyangwa se kuri ya bariyeri yari yagataye kubera ivubi kubera ubwoba twari twagataye noneho barebyemo basangamo akaradiyo kari gato cyane kangana n'impuzu bagira ngo rero ngo ni radiyo ndimo kuvugira ngo ni inyenzi ariko kari akaradiyo uwo munyamerika yari yampaye ngo nkurikirane uwo munsi wa munsi Habyarimana yapfaga avuga ati ukurikirane evolution cyangwa se ibintu bigenda bigira noneho barakabereka barasirikare baravuga ati akangaka ntabwo ari radiyo ya gisirikare ni radiyo isanzwe
nuko tutazimenyereye twebwe ariko ni akaradiyo kari mbese kari modani cyangwa se kari gatoya kajyanye n'uko nyine uwo yari umunyamerika wa kampani. Aravuga ati uyu muntu muramwica ari uko mubanje kutwica. Bari abanyabyumba baravuga ngo ntidushobora kurwanya intambara dutya ngo tuzayitsinde tuva mu mututsi wese n'inyenzi. Avuga ati aba bantu turabazi, niba ari inyenzi turabica, ariko niba atari inyenzi mugaba muvuga ngo ni ukubera ko aka karadiyo ntabwo kari kigize ikintu. Arabashenja ubw'ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo tubavamo, mbese basubiranamo hagati yabo basigara meze bakundana bababwiye ko ndi inyenzi. Ubwo tuva aho ngaho tugenda nyine duprotejwe cyangwa turinzwe n'abo basirikare babiri, tuzamuka hariya kugera kuri Sainte Famille zari nk'amabere 15 kubera ko hari imihanda bagiye bashyira bakata iya mihanda yose yabagaho iriho bariyeri. Turazamuka urumva ntabwo nababwiye ibanga ry'uko ngiye kuri ADPR, ahubwo banyereje kuri Sainte Famille babonye mpageze baravuga ati icyo twashaka gukora ni iki. Bari bafite tageti yo kungeza Sainte Famille, ariko ngiye mfite tageti yo kugera kuri ADPR mu Gakinjiro. Mbasaba ko bangezayo kurya bimaze kuhagera nka saa 11, naho kuva ku Sainte Famille kugerayo byari urugendo rurerure, ariko ubasaba ko bakugezayo. Twenya duca ku mabariyeri baje kuguherekeza, baramerekeje nyine bangeza kuri ADPR. Nshobora kwinjirayo baratwakira. Wahasanze ari abandi benshi bahahungiye? Hariyo nyine abantu bahahungiye barenga 500. Nuko turahaba kuva ubwo abo basirikare bahise basubirayo. Ariko bajyaga baza kudusura nyine barabapeyemo cyangwa military police. Nuko rero nyine bo muri bo nyine habayeho umwe naramubonye, undi we yarapfuye. Ariko barakoze kuro nyine hariya muri ADPR naho interahamwe zajyaga ziza kutwica, si rimwe si kabiri tugakira. Niho mvuga ngo nayivuye mu mva zigera kuri 15. Nuko rero bigeze ku itariki ya 4 nibwo inkotanyi ya 4 z'ukwa 7 inkotanyi zatuhoje. Ubwo icyo gihe cyose wakimaze muri ADPR? Muri ADPR ukwezi, ubwo ni nk'ukwezi n'igice. None muri ADPR ho ntabwo baje kwica se ku buryo abantu babica? Naho nyine bagiye baza nyine bakatwataka bagashaka kutwica, ariko twahageze abo bishe barabishe. Hari abantu bari barishe mu matariki abanza y'ukwa 4, twasanze barabishe. Ariko icyo gihe bwo bajyaga baje kutwica ntibatwice, kuko hari umusirikare mbese wari waratwishingiye nibwo twabyita. Nubwo yari umuserija yari yarakanze interahamwe akiyita major. Noneho bigatuma batinya kuza nyine kuhaza, byabaga ari nko kwiba umugono, ariko byabaga yabarindaga amanywa n'ijoro, yabaga hari. Yarazaga yatwaraga umujenerali ariko afite umutima mwiza, wenda utafite ingengabitekerezo. nawe baracyariho, nawe aracyahari, ariko wabonaga afite uwo mutima ukunze abantu kandi udafite uwo mutima w'ubugome. Nubwo atahigwaga, nubwo ariko wabonaga we atari muri icyo gikundi cy'abicaga. So ndumva rero inkotanyi mu kwa 7 niho zaje buriya nyine badukuye hariya batujyana Saint Andre, tuhamara icyumweru bacekinga nyine bareba abantu ko bimeze. Ubwo rero ku cyumweru byari ku cyumweru rokatre, n'ubundi rokatre 11 cyangwa 10 nibwo batwemereye kugaruka aho dutuye. Turagaruka rero, tugaruka hano Kacyiru.
ubwo madamu nawe madamu nyine twari tukiri kumwe urumva we yari akiri oya twarahunganye nyine ku iyo tariki ya 18 z'ukwa gatanu madamu twarahunganye nyine cyagiye wa mujandarume niwe wambwiraga ati hungishiriza umugore n'abana ku gisozi muhungire ku gisozi nibwo mushobora kurokoka ariko ibitekerezo byo bikanjyana kuvuga ngo reka njye kuruhukana n'abarokore kandi n'ibyo kuruhukana wumva gutabishyikira waravuga uti njye gupfa mbese niho udacurwa kibera so nuko twashoboye kurokoka ariko twanyuze mu bihe bikomeye kandi biruhije ariko tukabona nanone twanareba tugasanga Imana yagaragaje ukuboko kwayo yagaragaje kunesha kwayo twashoboye kurokoka mu buryo buruhije ariko tunarokoka mu by'ukuri ni incamake ubashije kutubwira kuko rwari urugendo rutoroshye cyane ntabwo umuntu yamenya ese mwaryaga mute imvura yagwaga ubuzima bwari bugoye umuntu afite abana bato inzara imvura inyota ibintu byose bibahuriyeho ariko Imana ishimwe ko mwabashije kurokoka pastor Imana ishimwe ko mwarokotse ibyo Imana yarabarize yarabarengeye ko aho abandi baguye mwe niho mwakiriye habaye imbaraga z'Imana Imana ishimwe rero kandi nimubeho nimukomere ubwo umuryango wawe wundi b'abakuru bawe papa n'abandi bo byagenze bite urumva data nyine yarapfuye muri 1993 ariko mama na bashiki banjye na barumuna banjye njye nari mukuru mu bahungu bo bashoboye kurokoka inkotanyi zarabatabaye barahunga bajyanwa Indera twebwe mu gihe nanajyanye na murumuna wanjye umwe na muramu wanjye w'umugore nabwo duhungira aho ngaho mu mujyi mbese urebye nabo babashije kurokoka bashoboye kurokoka abo napfushije muri jenoside ni bakuru banjye babiri na mushiki wanjye umwe nawe mukuru n'abana babo nanone ariko ugiye urumva n'abana babiri n'umugore twashoboye kubaho Imana ishimwe waratubwiye uburyo wagize umutima wo guhungira mu rusengero rwa ADEPR cyane ariko nanone hakaba hari abantu benshi batabashije guhagarara wagiye utubwira abantu bagiye bagufasha abajandarume n'abandi bagiye bakwambutsa bagusembutsa ariko ugasanga mu rusengero abapasiteri cyangwa abapadiri ntabwo babashije guhagarara mu nshingano zabo neza ibi bigatuma nyuma ya jenoside abantu benshi barahunze insengero akavuga ati ndajya mu rusengero gukora iki padiri nahungiye ko ari we wakoze ibi pasiteri nahungiye ko ari we wakoze ibi umudiyakoni ko ari we wakoze ibi ugasanga hari abantu benshi bahunze insengero kubera icyo kintu ese mubona ari iyihe mpamvu hariho ivugabutumwa rikomeye cyangwa se abantu bakijijwe ariko byagera mu gihe cya jenoside ugasanga abari bafite ububasha bwo kuba babikora abantu babikoze cyane cyane abapasiteri n'abapadiri cyangwa se n'abihaye Imana muri rusange ntekereza ko buriya bavuga ngo kami ka muntu ni umutima we kandi ntekereza ko bituruka uko umuntu aba ahagaze mu gakiza iyo umuntu ahagaze neza mu gakiza ashobora guhamya uwo yizeye kandi ntashobora kwivanga mu bintu by'amoko kuko dufite ubuhamya bw'abakristo ndetse batahigwaga ariko bashaka kumutandukanya n'abicwa bakavuga ati no njyewe ntabwo uko mumbara siko ndi njyewe ndi umukristo kuruta uko mumbara atari kugira ngo munkure muri bene data bo mu bicige mu ndeke ndamufite rwose umugabo twasenganaga hariya ku Muhima wemeye gupfana n'abandi witwaga Beri twasenganaga urimbaga muri kwa Hoziyana aranesha muri ubwo buryo
ariko warungu tubera nk'abapasiteri nk'abapadiri kuki abakozi b'Imana nanone ibyo biterwa nyine nuko umuntu nyine ahagaze mu gakiza kuko nanjye ubwanjye hari umupasiteri wambwiye ati aba batutsi reka bapfe bari barishyize imbere nk'ino rimwe bahoraga bajya kureba nyine inkotanyi ibintu nk'ibyo bati rero nibapfe bogapfa ariko ibyo ugasanga ibyo nabyo yabaga ahushije inshingano cyangwa ahushije uko yagombye kwitwara nk'umukozi w'Imana. Hari naho bababwiraga ngo babatanze ngo Imana yabatanze n'iryo jambo nari ryaravuzwe Imana yabatanze ariko kwibaza nk'umukozi w'Imana ni gute nawe yemera ko Imana yatanze abantu kandi yarashinzwe ko barinda no kubahumuriza. Nyine ibyo nyine byaturukaga ko ibintu abantu babaga nyine ibintu barabihaye indi sura urumva nko mu nsengero nyine iyo basengaga bati inkotanyi zitatane n'ibiki wumvaga nyine inkotanyi si abantu bo kubaho n'uwajyaga mu nkotanyi ubwo yabaga ateje n'ababyeyi be ibibazo noneho rero icyo nkatekereza ko ari imyumvire ariko nanone iturutse mu kudakizwa neza kuko iyo umuntu akizwe neza ubundi ntekereza ko atagombye kugira aho abogamiye ngo abe panshe ukuntu bikabye cyane ngo abe yumva yakwibara mu bwoko kuruta uko yakwibara nk'umukozi w'Imana cyangwa umwana w'Imana. So nkavuga ni abo bantu b'abanyedini babaga bari abantu bivanze mu bya politike kuruta uko bagendana n'Imana kandi bagombye kutagira aho babogamiye. Ubwo rero nubwo nari nkubwiye uwo muntu wavuga ati nibapfe bogapfa si imvugo ikwiye kuranga umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana ni umuntu ugira imbabazi uwo ari we wese uri mu kaga ariko nyine si uko byari biri nk'uko wari ubivuze mu kanya uti hari abari baravuze bati Imana yarabatanze byaturukaga muri ibyo by'ubuhanuzi. Nanone ushobora no ubundi n'iyo Imana ivuze ikintu n'umuntu w'Imana udafite aho wogamiye uba ushobora no gusenga uti Imana ese ntiwagikuraho ugahagarara mu cyuho ariko nyine ibyo no mu nsengero nyine byagiye bivugwa ariko njyewe mpamya ko Imana yamfashije kandi mpora nyisaba kutasa nkabo. Pastor rero ubuzima bwongeye buragarutse mu kwa karindwi mu kwa munani imyaka irimo iragenda yicuma uyu munsi wa none warongeye urashibuka wongera n'ubundi uriyubaka. Ni izihe mbaraga zaguhaye gukomeza nubwo wowe warokotse ariko ibyo ari byo byose hari imiryango yawe wagiye ubura hari abantu bawe bagiye babura. Ni izihe mbaraga zatumye ukomeza noneho ukagira imbaraga zo gutwara zo kuguma no mu itorero no mu rusengero kandi wenda waragiye wumva hari abantu babaye ibigwari mu nzu y'Imana batakoze inshingano zabo? Nyine nyuma ya jenoside no kujya mu rusengero ntabwo abantu wabonaga abantu batabyishimiye ariko ko nanone mu rusengero ariho twari twaraboneye amahoro ariho twaragwiriwe neza kuko urumva kubera izo menase z'ubwoko nubwo nagiye mvuga muri make ariko tugeze muri Yesu tugeze mu gakiza tugeze mu nzu y'Imana niho twaboneye amahoro. Bityo rero nubwo byari bibaye gutyo ariko bitewe n'uko umuntu yagendanye n'Imana waravuga ati se nava mu nzu y'Imana nkajya he? Nubwo wabonaga bo mu nzu y'Imana baba kureba nabi ariko wabonaga nta wundi muti cyangwa nta kundi wabigenza. Nagumye rero gukunda gusenga urumva n'abana wacu babaga bamwe na bamwe baratubwira bati kuko murasenga ibiki urumva ariko nanone twebwe twari tuzi ibyo dusenga kandi byari bitugira umumaro. Ubwo rero naje kwiyubaka nyine mu buryo bukurikira urumva kubera ayo mateka ya mbere ya jenoside sinashoboye kwiga nyuma ya jenoside nashoboye kwiga kandi urumva mu muryango wanjye ndumva nta muntu wari washoboye nawe kwiga mbere ya jenoside ariko ari abavandimwe banjye ari n'abana banjye bwite bashoboye kwiga kandi
ubu navuga ngo tumeze neza kubera Imana no kubera nyine gukomeza umutima. Ubu mfite abana bose bashoboye kwiga kaminuza, nanjye nashoboye kwiga kaminuza, na madamu wanjye nubwo atari yarize ariko ubu ngubu afite akazi. Rero rwose turashimira Imana uko ubuzima bukomeje, kandi tugashimira n'ingabo za RPA zaturokoye, zatubohoye kuko twari tuboshye mu ngoyi zitari zitworoheye. Ibyo byose turiho kandi tumeze neza, ubuzima burakomeje, turibuka ariko tuniyubaka. Abavandimwe banjye nyine abapfuye nyine barapfuye, ariko abatapfuye twagumye kwikomeza kandi turiho tumeze neza. Imana ishimwe. Icyo wabwira hari abantu baheranwe n'amateka n'agahinda n'ibyabaye ndetse batakijya mu rusengero kubera ibyo bikomere bagiye bagira, ni iyihe nama wabagira kugira ngo umuntu adakomeza guheranwa n'amateka cyangwa n'ibyamubayeho? N'icyo wabwira abantu bari kutwumva, bari kutureba, bazareba iki kiganiro ariko akaba aheranwe n'agahinda, aheranwe n'ibikomere? Yego, n'icyo umuntu yakora kugira ngo ave ye guheranwa n'ibyamubayeho? Imana yandokoye, numva nyine mfite umutwaro wenda wa bene wacu muri ubwo buryo wo kumva nabahamiriza ko Imana nyine ivura ibikomere, yomora ibikomere. Iyo mbonanye n'umuntu dusangiye amateka, ngerageza kumushishikariza gusanga Imana, kuko Imana niyo byose kurusha abantu. Kuko Yesu niwe avuga ati, yemwe mwese abarushye ndetse n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Twabuze ababyeyi, twabuze abavandimwe, twabuze inshuti, ariko inshuti iruta izindi zose ni Yesu, ni Imana ishobora byose. Kuyivaho rero ukajya kure cyangwa se ukajya wenda ukihorera cyangwa ukaguma mu gahinda, ntibyagutura umutwaro uremereye wikoreye. Guhungira ku Mana nibyo byagira umumaro. Hari abantu ndabizi bivumbuye ku Mana, ariko rimwe na rimwe Imana si yo yabikoze, abantu nibo babikoze. Kandi ko tubibona abantu barahinduka, ariko Imana ntihinduka. Rero insengero nubwo zakoremo ibyo, ariko n'ubundi nizo dusengeramo, kandi nyine Imana yazishyizeho. Muri iyi nsengero nizera abakoze ibyaha nibo bazanduje, ariko nkavuga nti ngewe iyo mbonanye n'umuntu dusangiye amateka wahuye n'ibyo bibazo, mutindaho, kandi nagize umugisha w'uko duhuye tuganira. Iyo akwibonamo arakwibwira wese kandi ukamufasha. Rero njye nagize umugisha w'uko umuntu wese twaganiriye anyibonamo, nanjye nkamwibonamo, muganiriza, nkamufasha, nkamugeza ku rugero rushyitse, noneho akareka ikintu nyine cy'ubwo burakare no kwivumbura, akagarukira Imana, Imana ikamuha amahoro. Murakoze cyane Pastor ku kiganiro cyiza muduhaye. Ntabwo byari byoroshye, inzira ndende umuntu atabasha gusobanura, cyane cyane iyo umuntu atayibayemo, ariko birumvikana, birakora ku mutima, birababaje, ntabwo byari byoroshye. Rero baho nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, mwongere mubeho kandi mwongere mukomere mu bihe nk'ibi. Turabashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye. Sinzi niba hari ikintu mufite mwabwira abadukurikiye. Nasoza mbashimira namwe kuba mwaje kudusura no kuduhumuriza muri ibi bihe biba biremereye imitima n'imibiri yacu, kandi numva iyo mbonye umuntu tubiganiraho niko numva nduhutse mu mutima. Ariko nanone ku bantu batwumva cyangwa se bazatwumva na nyuma yaha, nabahumuriza mbabwira ngo nta joro ridacya, nta mvura idahita. Byarabaye
kandi dufite ibyiringiro by'uko bitazongera. Abacu batubereye ibitambo cyangwa se bagiye mu mwanya wacu. Imana, hari umuntu twiye duhura nyine ndamuhumuriza, ariko ndamubwira ngo Imana si interahamwe. Imana buriya ni urukundo, Imana ni nyembabazi. Ari nacyo gituma u Rwanda rugeze aha. Ntekereza ko habayemo n'imiyaga y'Imana. Ntekereza ko ukuboko kw'Imana kwabanye natwe. Ntekereza ko Imana yaduhojeje amarira twarize, kubona aho twari twaragiye kure cyane, hasi cyane, tukaba tugeze hejuru cyane. Yego, Imana, ntekereza ko feva y'Imana yahabaye, nubwo nanone abantu bakoze ibishoboka, ariko nanone ntekereza ko Imana nayo iza mu ba mbere baduteye inkunga mu Rwanda. Havuga ni rero hacyari ibyiringiro, nubwo byagenze gutya, ariko dufite ejo heza hazaza. Imana ibahe umugisha, mwakoze. Turishimye ko iki gihe aba ari igihe abantu bigunze akenshi bari bonyine, ariko iyo tubonye abantu nk'uku turasusuruka. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Abakozi ba Justin TV Show rero bumva ko ntabwo byari byoroshye, ariko hamwe n'Imana byarashobotse. Igihugu tugeze cyariyubatse, abantu barongeye barashibuka, abantu barongeye babona umucyo urabavira, umucyo urabamurikira. Turabashimiye rero, nawe ubutaha Imana ibahe umugisha. Amen.